kurekuramo 11 ba Rayon probable lineup ufite nkurikije uko imyitozo yagenze. Mugaragu nshuti yanjye Olivier ngo mama yararwaye ariko Olivier ngo arahari nta kibazo. Olivier mwizamu arabahari. Kuri kabiri harakina Kabange, kuri gatatu harakina Dao, umutima wa defense harakina Emery, arakina na Chimanga Chilembi Ramazan. Kuri gatandatu harakina Likau. Ku ruhande rwo kuri karindwi haraca Guari, ku munani hakine Abedi yagarutse muri 11 ushobora kuza gukina. Hanyuma ku 10 harakina Kitoga, ku yindi kuwari 11 harakina Asmani, haraza kwataka Rutahizamu Fall Nganye. Rayon Sport ni idakubita umuntu ariko polisi kabitoroshye. Ndacepe yatsindwa kubera abakinnyi babiri, yaratsindwa kubera kabiri no ku 10. Njye ko numva igororotse oreje hanga kabiri no ku 10 ruvuya polisi ruzuyeyo nta kibazo amasegonda 10 yine gas kubera ko urabizi ya mikino ya gisirikare. Inyamirambo rero barebe inshuti zanjye nuko mufite polisi ni ikipe ikomeye cyane. Rigan yagiye igaragaza yuko mu by'ukuri izahangara Rayon Sport na APR muri iyi sezo igashyiramo agatuza kayo. Sake n'umukino nibwo uri ahubwo abari ikintu babamfashiriza mbabara wongera ubibutsa amatike ukomeze ugangora no muyobozi ibijyanye na tiketi. Hanyuma ubundi bagura amatike bajye kureba match saa 9 kuko match murayumva kuri Radio Rwanda mutureba bagezaho no kuri televiziyo yo iraca televiziyo Rwanda. Update muri Rayon nuko imyitozo ku munsi w'ejo muzamu Kwizera Olivier nabwo yigeze ayikora, ariko se kandi ejo ntabwo uwitwa Kwizera Olivier yagaragaye mu myitozo. Ubwo urumva ni ikibazo cyo kuza kureba impamvu kuko ejo imyitozo nta kibazo afite, ntabwo afite ikibazo kimwe, ariko ku munsi w'ejo ntabwo yigeze akora imyitozo. Urumva imyitozo ya nyuma itegura match umuzamu Kwizera Olivier wari umaze iminsi ubona ko umutoza asa naho ashaka gufata icyemezo akamesa kamwe agafata umuzamu umwe. Kwizera Olivier imyitozo ya nyuma ntabwo yigeze yigaragaramo, se no kuza kureba niba koko impamvu yagaragaye byaba ari iki, byaba ari ubwumvikane cyangwa se harimo ikibazo kirimo hagati aho ngaho. Ibyo nabyo ni zimwe muri update ku ruhande rw'ikipe Rayon Sport ku bakinnyi mu gutegura match. Yes, hanyuma akanyenyeri rero buryo abantu bagomba kugura itike let's turebe nangiye kubivanga n'ibihese baho uriye kubivanga n'ibya ari Hilal na Mamelodi. Oya kugura itike biroroshye, kugura itike ni akanyenyeri 9 9 akanyenyeri 3 akanyenyeri urwego. Hanyuma itike ni 2 ahasanzwe 5 muri ahatwikire 10 VIP 30 muri VVIP. Hanyuma kubagura kuri online ni bwa buryo busanzwe ni wa eshatu akadomo sports pass akadomo RW. Nebisha nabwo ngiye kubivanga na kakanyenyeri kareyo. Kuri Kigali Stadium nk'ibisanzwe saa 9 ubwo abantu nayo bahagere tuyirebe. Uwitwa Joseph Saki ninjoro narayinguye ahantu nkoresheje drone zanjye z'ubutasi z'abanya-Israeli b'abayahudi. Joseph Saki umuntu waramaze kuvuga nadashize iminota irenze 15 nahise mugeraho ndamubwira nti muganira iki na Saki, arambwira ati Saki ati niba hari ikipe yifuza gukinira ni ikipe yitwa Rayon Sport. Yambwiye ati ibintu byanjye jewe Joseph Saki na Rayon Sport ati rwose biri mu mabo yakoresheje ijambo ngo biri muri urumva God's hand, biri mu maboko y'Imana. Yego ati gusa president wa Rayon Sport turi kuvugana ubwe niwe turi kwivuganira. Yego biragaragara rero Rayon Sport umugirimo Joseph Saki ashobora kuza ndakurekuramo 11 ba Rayon probable lineup ufite nkurikije uko imyitozo yagenze. Mugaragu nshuti yanjye Olivier ngo mama yararwaye ariko Olivier ngo arahari nta kibazo. Olivier mwizamu arabahari. Kuri kabiri harakina Kabange, kuri gatatu harakina Dao, umutima wa defense harakina Emery, arakina na Chimanga Chilembi Ramazan. Kuri gatandatu harakina Likau. Ku ruhande rwo kuri karindwi haraca Guari, ku munani hakine Abedi yagarutse muri 11 ushobora kuza gukina. Hanyuma ku 10 harakina Kitoga, ku yindi kuwari 11 harakina Asmani, haraza kwataka Rutahizamu Fall Nganye. Rayon Sport ni idakubita umuntu
ariko polisi ikabitoroshye. ikipe iratsindwa kubera abakinnyi babiri, iratsindwa kubera kabiri no ku 10. njye ko numva igororotse oreje ahangaha nubwo nabitangaje ku mbuga zanjye n'abandi babitangaje, ariko amakuru menya none ahangaha nuko ntabwo irarangira neza. Transfer ya Clement Al Hilal yandikiye APR nyine yakoze approach, urumva yibwire ko yifuza umukinnyi wita Nigena Clement. Ubusabe APR yabubonye ejo official. Al Hilal irimo irashaka Clement, irimo irapushinga, irimo irashyiramo imbaraga nyinshi kubera yuko isoko rirafungwa kwa gatandatu. Sinzi niba abantu ibyo ngibi bari babihise. Isoko rirafungwa kwa gatandatu. ejo umusibejo icyambere ejo ni kwa gatanu 31 isoko rirafungwa kwa gatandatu. Nivuga ngo Clement nibigeze ku gatandatu ataragenda ubwo azabagumye muri APR. gusa igihari batari kumvikana n'ikirere. Igihari batarimo kumvikana ni ibijyanye n'ibyo bagomba gutanga ku mukinnyi. Al Hilal ubu ngubu irimo atanga makumyabiri ifite iratanga ibihumbi hafi 120 by'amadolari. 120 by'amadolari. Urumva ariko APR ntabwo irayemera. APR gasaba ngahe rero? Urumva APR range irimo n'ibihumbi hafi 200 gutyo. APR ire ku mwana agende. Urumva dore ko bimeze, ariko nye numva ahubwo biri bugufi. niba APR igusaba 200 by'amadolari indi iri mu 120 mugaraba baraza gurira mu gitandatu urumva batari buhure. dore impamvu hano ntabwo bari bugorane impamvu nshaka ko APR ire ku mwana akagenda yakora 40 n'indi kongeraho 40. nanjye ndaza mu kurya ibiri yagira iry'itandatu ikongeraho 40 na APR igakuraho 40 kuri DSA ikaza mu ry'itandatu. Al Hilal irahemba Clement 8 cyane kandi muri APR nyangwa yembwa miliyoni eshatu n'igice. umunani yembwa nka miliyoni 3 gutyo. Iyo umunani se miliyoni 3 niba meruka ibitatu. Ibihumbi 8 Al Hilal iri kumuha. Nasinye imyaka 3. Ni inote y'ibihumbi 288 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka 3. Ibihumbi 288. yankubire igihumbi 450. nkunda amafaranga y'undi muntu yo nyabara biraryohera cyane. mbabarira nkubire igihumbi 450 rugangwa biraryohera. Ibihumbi 288 ni ukuvuga ngo ibihumbi 8 ukube mu mwaka ni 96 ukube gatatu nkuko wari ubivuze n'utayaya ko igihumbi 450 biraryohera cyane. azabahembwe muri iyo myaka 3 miliyoni 417 z'amanyarwanda. biraryohera cyane. urumva nka APR nk'umubyeyi yabuze uyu mwana iri terambere. ni imyaka 2 umwana afitemo apartment ze 2 Nyarugenge kandi ibyo nta kintu cyo kubaza. umwana aragenda Clement n'ukujya ayo nka ya APR zayatwara ariko Clement ni salary harya tutabarema amaprime harya twibaze ikibazo ntiyarasigaje amezi 6. ari mu basore bivuga ko APR nayo ita profise ngo yazagendera ubuntu igahomba. nge fomi rero dore icyo mbona rugangura buriya APR iri mu position equipe idasaba umunyu. rero no gutinza bari kare. urimo urabyumva Axel APR ntisaba umunyu. ni irabizi ko yari ifite amafaranga. niba ageze ahantu nibanze bagore ibageze ahantu nyine ibakoramo amafaranga meza wenda ngiryo ryitana kuba yatinda kugira ngo bayihe amafaranga meza byo nibyo ibyo ndabyumva. ariko umwana nawe bareba ukuntu nyine bamworohereza bamufasha. hanyuma Al Hilal nkuko anabyifuzaga n'ejo twari twabivuzeho yifuza kugira umukinnyi w'umunyarwanda kugira ngo yisanishe n'abanyarwanda ukina, ariko ishaka umukinnyi uri competitive apana wamaonyesho wo gushyira mu ikipe gusa wa wundi uzaje kurwanira umwanya. Ngiye kubwangira rero ndebye mu defenseur urwego agezeho yari gusohoka ubwo impamvu mbibona ngiye mu kiganiro sinzi ko ejo muzasohoka mu kiganiro ibi bintu bya Clement bitarangiye cyangwa se byapfuye. uruvuye uzi impamvu APR byarangiye cyangwa byapfuye. uzibana abagabo bayobora APR si kiza cyabo kuko ari n'abayobozi b'igihugu n'abantu bashyira mu gaciro bashaka bati uyu n'umwana w'umunyarwanda afite miliyoni 410 zingahe tubazo erega ni nka 500 sizoma n'amaprime mu myaka 3 bakishaka bakavuga bati ibyo bamuhemba ntitwama ko APR ntiyaguhemba 8 uri umunyarwanda. ikicaye kavuga iti twemere ko Al Hilal iri hejuru yacu ho gato. yes natwe turi ikipe ikomeye turashaka kugera kure ariko ntitwaziturimo. ikindi babizi ko nawe mu mutwe ntago yaba hari urujya bamaze baramurekura APR impamvu aragenda irabizi ko baguze umudefenseur witwa Mamadou Mardin bakuye muri Ghana kandi bamutanzeho iryibiri. APR yavuga ati rero niba uwonguze iryibiri ari umukinnyi utari ku rwego rwa APR izakenera gusimbuza Clement mu yumbi impamvu iri kubashaka niyo mpamvu bari gushaka amafaranga nibura yisumbuye kuri baguze Mamadou Mardin niba ikipe kugura umudefenseur w'umusimbu nuvuga ngo igitano barumva igitano ashobora kuza kugeramo urumva ko ni ikunziza kuri kuwitwa kabyara ngo mubarire tuve kuri match yari kino APR na
wa peri na Kigali washyushye cyane Adamanga arabatera ukomeye cyane Adamanga araba hari cyane umuntu bita Kwizera Olivier bakomeza mwongerera imikino cyane we tumusabiye kujurira imikino myinshi kandi yaramaze kujurira nakonfirmye se najure ntabwo ari akonfirmye yarakonfirmye kuri ntabwo ari akonfirmye oya kuri mukura njye mukura yakoze 7 aracyongerwa amahirwe ariko ntarakonfirma ariko sofa kuri mukura uko bihagaze uyu munsi yakoze 7 icyo ndi kuvuga niyo mpamvu agomba yumva neza guhabwa amahirwe Pablo icyo ndi kuvuga uyu munsi performance yagaragaje kuri match ya Mukura i Muhanga imuha amahirwe yo kongerwa undi mukino akajya mu kibuga ariko ntabwo ari kuvuga ngo yarakonfirme nibareba n'abarajya no mu Mavubi nabyumva oya mwihutisha cyane afite ububasha bwo guhabwa rwose undi mukino akigaragaza nanone cyane agakora nka clean sheet nk'urugero agakubita nk'aga clean sheet hariya amurende bikofura irakufura se wayikura ya mashoti ya 3 yamuteza ibibazo sibyo Pablo ariko ntabwo ari confirmation ahubwo nyine aradisavinga kugira guhabwa undi mwanya kugira ngo yongere akine kuko akeneye gukoreshwa kugira ngo asubire muri ritme ziko yaba ari Ivari muri mwezamu bari gukina Mukura bitatu byari kujyamo byari kujyamo kuko haraho umukinnyi bita Boateng Mensa Boateng ni mubi yazamuye umupira agenda asiga umuntu bita Emery Kwizera arasohoka umupira awukuza ukuguru kw'imoso uragenda usanga yari atahindura santere Piponga ajya ushyiraho umutwe umupira ntiyawukoraho cyari igitego hano umupira eritatu yabacomotse Kwizera agenda afunga zone nk'umudefansera mubuza gutambuka bacimanga baza guhagarara inyuma basigaye mwizamu nta muntu n'umwe urusha Kwizera Olivier oya aracyari mikoro aracyari ifite Olivier uwo bitagesha kweka agiye mu myitozo ku kamoto akavido bagashyireho yakererewe niba gafite kamuhereze ngiye gufunguka kandi ndagafite cyane imodoka yamusize ganga herezo bita Keniso urumva Kwizera wasa imodoka yamusize imodoka yamusize urasanga ari iryamye ati ndacyafite ibitotsi Kwizera Olivier ni mwizamu ayikererwe ntayikererwe izamu hariya Kwizera agiye ukamuta imodoka yamusize buriya ndacyafite ibitotsi uretse ko nanjye ntategereza iriya modoka urigenda ikatakata yarigeza gufata abantu Nyamirambo ikazamuka ica za Kimisagara ikajya gusiga bari ruguririya ikagenda ikata Keni shyiraho Kwizera Olivier ajya mu myitozo ikajya za Gikondo ikajya za Kabuga hose ibaze ubwo bari kuri YouTube baraye Kwizera Olivier ajya kuri moto mu myitozo ajya mu myitozo ubita Olivius Kwizerius ubwo ari mu izamu ngo ntabwo ajya akoresha ngo imodoka wowe ngo yizerera muri moto ariko nanjye sinkubeshye biragoye ko iriya modoka uburyo igenda ikatakata mu makaritsiye nanjye nayitegereza byagorana dodo wajya utega moto burangiye ndi umuntu urambirwa pe kuvuga ngo turagica kwa Wariteri ngo tujye guca kwa Pablo ariko ndabarasa umuntu ukora ikiganiro cy'amasaha 3 akogeza na match y'amasaha 2 yaba umuntu urambirwa gute tujye tuvugisha ndarambirwa cyane ngewe warambirwa utipe iyo match je na niyo telefone yiziho cyane telefone niyiziho uyu mutipe kuvuga ngo dufitanye gahunda nkakubwira ngo ba wicaye hano iminota 20 ba wicaye hano ubutamira ndaje warambirwa ko ndi gutamira nyine tuzapange we ngo ndaje ngo buhagaze aho hepfo gato umare 20 minutes utaragira usanga wagiye shagishwe kari umustar kwe kuka moto ari kibazo ifiti none agiye nabwo araramutse abareye gutya cyane nanjye rwose byangora kuvuga ngo ariko akamotajeho naga ari za zindi zitwara abantu zisanzwe bakamoto umuntu agenda wenyine scooter bakita scooter akane akantu Keni tereka yo video vuba uyu no umuhungu wa Sosoma do ubwo rero umutipe yitwa Harandi Egide uri kunyandikira kuri YouTube ngo Pablo ngo akunda gutamira nigeze ntamira ureba urumva uramutse ubikunda hari ikibazo kiri ko nanjye mbikunda ahubwo navuge ngiwe urumva Olivier bigaragara ko uyu n'umupampe wenyine ntabwo ari za moto z'abagenzi uyu mutara muri mutwara buri gihe bare ndabona ba bataramu bagezeyo ikisha umuntu yagezeyo
barimo arase ni igiki ngo kiba cyarishe umuntu ndetse ko nasanze yitwa kirisha umuntu ntamenya cyaravuye he. ubwo Kenya yashyiraho video abantu bayirebe gishweka agera mu myitozo ubwo ari nawe ugomba kubanza mu izamu twebwe nk'umwe sport abo tubona mu mboni zacu uwa mbere ni Kwizera Olivier mu izamu. Obedi nakora imyitozo none n'ejo mu manura ibyo kuvuga ngo gukora ngo icyumweru abaje bavinyo baje amaze imyaka 2 badakina bakoze imyitozo leta babanzamo. Semenyo yakoze umwitozo umwe muri sita itakira cyane kuko aho yaravuye yarakinaga na Obedi rero yaraje atatsira na bawo. Obedi nawe yakinaga kandi bihoraho ni imyitozo kandi ejo bundi nta match iciyemo mwarahuye mwebwe Rayon Sport baramuzi abakoropa. Gatatu Ben Aziz Dawo yarakonfirmye aho nta makazi irimo. ubwo abantu batubwire kuri YouTube Axe Central njye mu mbabarire uwo bita Chimanga mwongere mu mwegereze umuntu bita Rushema Chris anje niyo mahitamo yanjye. Kabange nawe ni umutoza atamwemera. Kabange muri Axe arizirika ntabwo wahaca ikibazo nawe arya ryoherwa akagenda reka ntabwo ajya ryoherwa. Rushema ripoze ejo bundi bakina mukura baribereye inyuma ari Rushema na Kabange uripoze cyane ninde ni Rushema Chris. Rushema Chris mu defenseur w'Abanyarwanda bari poze. Rushema Chris cyane kurenza Kabange muri Axe Central. bagore Rushema na Chimanga hariya ni baba Emery pembeni aragenda cyane. aragenda cyane yego nubwo yatsinze igitego ntibumve ngo ntabwo ibyo bikuraho ko turamushyira hanze. Gatandatu Bruno Ferri oya mbabarira Garura Rikaw Chimanga sujye kumugarura ariko reka tuzane Rikaw gatandatu nibazane Rikaw umunani ukinwe n'uwo bita Abedi Bigirimana. Abedi rimwe muri Kajurire umunani ku munani Abedi urumva nibamushyira ku munani 10 Garura Tonic Toga mbabari aho ntabwo turi kumwe aho nibwo bwa mbere numvise twemeranyije aho ntabwo turi kumwe Garura ariko shaba kwica turi kumwe batadefa Tonic Toga ku 10 ruhande rumwe tambe Gruwari urundi ruhande barushyireho umwana bita Sinjiza Sport hataka Sumani Far mwicaze cyane Far agomba kuza simbo ntabwo turi kumwe ubwo rero birasaba ko ahubwo ndisubiye Tonic Toga arajya hanze yumvira kandi Numva bigeze mu busatirizi hajye munde ndisubiye umunani oya gatandatu Rikaw umunani Abedi 10 tambwe Guruwari karindwa Sumani 11 Taichi 9 Fare ngaye ahubwo ubwo nemeranya na Papa ubwo nemeranya na Papa yaratasubiraho ubwo ngewe ubwo sinatasubiraho nge Pablo turi kumwe cyane uruhande rumwe timu yabigenda bro ubwo ngendo ubwo ikintu nkora tambwe muzanye ku 10 uruhande rumwe narushyiraho Taichi urundi Sindi Asumana Kata Fora akajya hanze for God nayo yaba ari amahitamo for ntabwo igihe cyo kubanza mu kibuga kiragira twatse kwirukansa hariya baramuhemukira cyane ni kumuhemukira biriya bari baramwica biriya bintu bari kumukora umukinnyi amaze umwaka n'umunsi umwe for ni iminota mike ntabwo yo kubanza mu kibuga umwaka urenga adakina uramubanza kuri pressure kweri muri imiro koba yanywesheje abantu amazi abadefenseri mw'abantu ekipiri no mu bihe bibi fare nganye umuza akina imikino 3 ataratsinda muri reyo cyari kigiyemo bro nyene cyari kigiyemo nyene nese cyagiyemo ariko mujye mumfasha tunagorora dutekereze bench ufatika ya Rayon Sport ngorore se dutekereje the bench ufatika ya Rayon Sport kuko ikintu cyo gihari pa polisi irarya ibitego ikintu cyo gihari sinzi mama mubibona uyu mwana bita Sidi Jesus Taichi yagezeyo mu myitozo Taichi na Abedi ndamubona Taichi ari kumwe na Yves na ari kugenda aganira n'uwo bita Ganijuru Elia babanye muri Bugesera Izamu Olivier Taichi na Ganijuru babanye muri Bugesera baraziranye Taichi nande
ishimeganijwe barabanye nibyo ndabara tambwe mushyire ku icumi Kitoga abe agiye pembe kuko dushaka benshi ikomeye ariyo urazana Kitoga muri aya sibyo muri aya benshi Amavubi. ikomeye uzi ariyo ko Obedi asigaje amezi 6 yarasigaje amezi 6 muri Mukura Se abakinnyi bose yaragifite bakora- amasezerano n'ubundi harya aya ngaya rwose central defense twemeje Chimanga na Rushema ariko ngeweho Rushema aho kugira ngo ajyemo nashyiramo Kabange Shangiye nashiramo Rushema pe kareka Kabange kugira ngo Kabanga azemo byasaba ko Obedi yakibanjemo Obedi byasaba ko Obedi yaba yabanje kuri kabiri kugira ngo uzane Kabange muri Axe Obedi yaba ari nyine Obedi twamubanje kabiri ko twavuze tuti semenye ko yagiye muri sita agahita abanza bukeye bwa kapitene Kabanga ajya kuri bench none Bange ejo benshi rero si ngombwa ko none se abakinnyi bose reka bajya mu bakeneye kibuga bench nese uragira ngo kuri bench ntusigarane umuntu muzima Ninajye Kabanga Mbese Rushema yaba ari bench Rushema yaba ari Kabanga namushyize kuri bench igihe nshiramo Chimanga na